Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ishimwe n'ikuzo n'iby'Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad we n'abiwe n'abasangirangendo be, dusaba Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. قال الله تعالى في كتابه العزيز الله سبحانه وتعالى مجتبوتيو كتابتفو أرجلتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala mu gitabo kitagatifu iragira iti yemwe bemeye mutinye Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ukuri ko kumutinya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kandi muramenye nimuzave muri ubuzima bw'aha ku isi, muramenye nimuzapfe mutari abayisilamu, mutari ku murongo nyakuri, mutari abemera Imana nyakuri. Allah subhanahu wa ta'ala hano aratubwira ati muramenye nimuzave muri ubuzima bw'aha ku isi mutari abemera Imana nyakuri, yani mutari abayisilamu nyakuri. Bavandimwe b'Abayisilamu, ntabwo ubuyisilamu ari ukukubona mu kanzu n'ingofero ngo byitwe kuri uwo muyisilamu, nta nubwo kwitwa umuyisilamu ari izina rya kisilamu ufite. Ubuyisilamu no kwicisha bugufi ku mategeko y'Imana, ugaca bugufi ku byo Imana yagutegetseho, ukaba uwa mbere mu kubikora, ndetse ukanagendera kure iby'Imana yatubujije byose. Rero ntituzumve yuko ubuyisilamu ari jiribabu nziza, ari umwitero mwiza, ari amazina ya kisilamu. Oya, ubuyisilamu ni ugushyira mu bikorwa iby'Imana idutegeka. Ubuyisilamu no kwicisha bugufi ku mategeko y'Imana. Hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaravuze iti man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama iratubwira iti uwo Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ashakira ibyiza, uwo Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ashakira ibyiza, Imana imuha iki? Ese dutekereze yuko uwo Imana ishakira ibyiza ari uhereza imitungo myinshi mu buzima bw'aha ku isi? Oya, igisubizo ni oya. Ese uwo Imana ishakira ibyiza ni uhereza kugira imitungo myinshi, amazu menshi, amamodoka meza n'ibiki? Oya, ntabwo ngo ari uwo Imana ishakira ibyiza uwo yabihaye. Uwo Imana ishakira ibyiza n'umwe Imana yatubwiye ni uyu nguyu, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Uwo Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ashakira ibyiza, Allah subhanahu wa ta'ala amuha gusobanukirwa mu dini y'Ubuisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala amuha gusobanukirwa, akamenya ibyo Allah subhanahu wa ta'ala akunda, akaba uwa mbere akihutira kubikora kugira ngo yishimirwe na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi nanone iyo yize arasobanukirwa akamenya ni iki Allah subhanahu wa ta'ala yanga, ni iki Allah subhanahu wa ta'ala adakunda, akaba uwa mbere mu kubigendera kure, bityo akazava muri ubuzima bw'aha ku isi yishimiwe na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Turasaba Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira mu bagaragu bayo beza yishimira mu buzima bw'aha ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.